nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta kure wajya amaso y'Imana atakureba. Icyo Imana igusaba uyu munsi, hindukira wongere ugarukire Imana. Imana ifite urukundo, wikita ku cyaha ufite aka kanya ngo utinye kuza imbere y'Imana, utinye kuza amaso y'Imana, uyibwire ngo Mana naraguye, Mana narakosheje, Mana hano nagenze nabi. Imana nicyo ishaka, nicyo itegereje. Uribuka umugani w'ikirara, umwana yatse umunani we asiga mu rugo, nta kintu abuze, nta kibazo afite, ntawe umwirukanye, aragenda. Natwe akenshi niko bigenda. Imana igushyira mu buzima, ikagutegura, ikagupangira ubuzima bwawe neza mu buryo yifuza kubamo, ariko wa mubiri ukagutegeka ati haguruka ugende nkwereka ahandi ujye. Be careful. Ikaze nanone kuri Gospel TV Africa, murakaza neza. Amazina yanjye banyita Ari Boso, nkaba mbahaye ikaze mu kiganiro cya Faith Unfiltered gica hano kuri chaîne ya Gospel TV Africa. Nk'uko tubimenyereye, dusanzwe twifashisha umurongo uboneka mu migani igice cya 8 umurongo 17, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Uyu munsi nari nabateguriye ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo kugarukira Imana niko kudukiza. Turasabwa kwifashisha muri Bibiliya, muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15 n'umurongo wa 18. Kadusome byanditswe, haranditse ngo Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15 haranditse ngo Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mu gatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarashi. Ni koko ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagendera ku y'imbaraga. Ni koko n'abazabakurikira nabo bazaba abanyambaraga. Abantu 1000 bazirukanwa n'umuntu umwe ubakangisha, abantu 5 nibo bakangisha muzahonga, kugeza ubwo muzasigara mumeze nk'igiti kirekire gishinze mu mpinga y'umusozi, cyangwa ibendera rishinze ku gasozi. Igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru nuko abagirira ibambe. Kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. No murongo wa 18 uravuga ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru nuko abagirira ibambe. Kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ritwibutsa nyine gutegereza Uwiteka, ritwibutsa kwibuka ko Imana ariyo center y'ibintu byose. Iyo ukomeje wirukanka ujya ahandi uba wayobye, kuko iyo ubwayo niyo center y'ibintu byose. Urabanza ugashaka Imana mbere y'ibintu byose. Rero ikintu wakibaza ku mutwe twari twateguye uyu munsi uvuga ngo kugarukira Imana niko kudukiza, wakibaza se kugarukira Imana kudukiza gute? Hano muri Bibiliya tubonyemo ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru nuko abagirira ibambi. Bya uba waragiye ujyamo kenshi, bwa buzima wabayemo butanogeye amaso y'Imana, agira ngo mwibutse ko uyu munsi iyo uhindukiriye Uwiteka ukicuza, wizeye ukicuza, ari ikintu wowe muri wowe kikurimo, ukabanza ukabitegura nyine, ukumva ko icyo kintu ugiye kwicuza, wabajwe no kuba warabayeho ubwo buzima cyangwa warakoze icyo cyaha. Mu mutima wawe ukameneka ku bw'icyo cyaha, ukababara, bikakubabaza, ukifuza guhinduka. Iyo usabye Imana imbabazi irakubabarira. Kandi nk'uko ibivuga ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza. Uri kumva impamvu Imana itwihanganira ikatwumva? Ya mbere, impamvu Imana itwihanganira no kugira ngo itugirire neza. Turavuga ngo Imana ni Imana y'urukundo. Ijambo ry'Imana naryo rirabihamya ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru nuko abagirira ibambi. Ni ukuvuga ngo zamuhwe n'imbabazi atugirira nizo zituma ashyirwa hejuru, kuko mu ijambo ry'Imana handitse ngo kandi igituma ashyirwa hejuru nuko abagirira ibambi. Kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Reka Imana ikubera umucamanza uyu munsi. Reka Imana igucira urubanza rutabera. Ahangaha ushobora kubitekereza ukatugira ubwoba ukavuga ati ko nari shyashya se, ko nkora ibyaha byinshi, ubwo se Imana nica urubanza rutabera izahagarara hehe? Ariko wongeye ugasubira inyuma gato no murongo ahantu utangirira avuga ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza,
ntako bisa kwibuka ko umwami ugucira rwa rubanza ari umwami ugukunda. Arabizi yego wakoze icyaha kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu, ariko kubera ko ari umwami ugukunda, kubera ko ari Imana igukunda, itekereza bitandukanye n'ibyo waka expectinga. Wowe nk'umuntu uramutse ugiye kuri justice system zacu zirakora neza nazo ko ziyoborwa n'Imana. Imana ni iyoborera abayobozi bacu, ariko iyo urubanza rwayo rutandukanye nazo rurenga hahandi ukatirwa cya gihano, yo iravuga iti I am giving you a second chance, guhaye amahirwe ya kabiri, genda uhinduke. Nta kindi kintu bikorera, ahubwo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo atugirire neza. Niyo mpamvu yonyine. Ntabwo Uwiteka akeneye impamvu nyinshi zo kugira ngo akubabarire, ntabwo akeneye impamvu nyinshi zo kugira ngo aguhe ayo mahirwe yandi, ahubwo we abikora kubera ko we ubwe ashaka kutugirira neza. Kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe. Igituma ashyirwa hejuru ni uko atugirira ibambe. Atugirira ibambe, rya zina rye tukaryunamira, tukaryubaha, tukarishyira hejuru, tukavuga ati Imana uri Imana ikomeye. Kubera iki? Kubera ko uri Imana y'impuhwe, uri Imana y'imbabazi. Imana ifite urukundo. Wikita ku cyaha ufite aka kanya ngo utinye kuza imbere y'Imana, utinye kuza amaso y'Imana, uyibwire ngo Mana naraguye, Mana narakosheje, Mana hano nagenze nabi. Imana nicyo ishaka, nicyo itegereje. Uribuka umugani w'ikirara, umwana yatse umunani we asiga mu rugo, nta kintu abuze, nta kibazo afite, ntawe umwirukanye, aragenda. Natwe akenshi niko bigenda. Imana igushyira mu buzima, ikagutegura, ikagupangira ubuzima bwawe neza mu buryo yifuza kubamo, ariko wa mubiri ukagutegeka ati haguruka ugende nkwereka ahandi ujye. Be careful. Uriya mwana yaragiye afata umunani we agenda, arumva yafite ikintu atangiriraho gituma ajya gutangira ubuzima bushyashya, ajyana amafaranga hanze, agenda abaho ubuzima bwo kwishimisha, kwinezeza, ajya kure y'Imana. Nicyo kintu abantu uyu munsi twisangamo, ugasanga wagiye, ariko nyuma ubwo yatekerezaga ubuzima bumaze kumugora, ageze aho yifuza no kuba yasubira mu rugo iwabo atari umwana, ahubwo yifuza ko yasubiraho nk'umukozi kugira byibura abashe no kubona ifunguro, ko yari asigaye agenda akajya gushakisha ibiryo ingurube zasize, akaba ari ibyo. Yari umwana wavuye iwabo batamwirukanye, nta kintu kimwe abuze, ariko wa munsi yagize courage yo kuvuga ati kansubire mu rugo. Gusa yasanze umubyeyi amwiteguye, aza yirukanka amusanganira, amukoreshereza ikirori cyo kumwakira. Iriya nkuru itwibutsa urukundo rw'Imana, itwibutsa ko Imana uko nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta kure wajya amaso y'Imana atakureba. Icyo Imana igusaba uyu munsi, hindukira wongere ugarukire Imana. Nk'uko twavuze kuri ino titire ngo kugarukira Imana niko kudukiza. Iyo uhindukiye ukagarukira Imana urakizwa. Uriya mwana w'ikirara agaruka byakijije ubuzima bwe, we yexpectingaga bike. Nacyo twabonye muri ya justice y'uno munsi, ugiye imbere y'urwo rukiko ukurikije ibyaha ufite, uzashira ku munzani uvuga ati njyewe ni urwo gupfa, njyewe kabisa ndiyizi. Ariko Imana yavuze ngo iki? Ngo igituma izamurwa ni uko itugirira ibambe, kandi ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo atugirire neza. Uriya mubyeyi yakiriye umwana, nta kindi kintu yamwatse, nta nubwo yigeze avuga ati mwana wanjye ko wagiye ukajya hehe muri ibi cy'amafuti, ntabwo yigeze ajya no kumubaza ubundi bimeze bite. Ikintu cya mbere kimushimishe kwari ukumubona. Urumva ni rwa rukundo rw'Imana. Ari hano no murongo wa 18 ngo igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo abagirire neza. Imana ifite urukundo rurenze urwacu, ifite urukundo ruruta ibintu byose. Ntabwo yitaye kuri ibyo byaha wavuyemo, ntabwo yitaye kuri icyo kintu wakoze. Once uhindukiye ukavuga ati ngenda agarutse, icyo kintu cya mbere kishimisha, ko yo yishimira kukugira, yishimira kubigufite nk'umwana wayo. Rero uyu munsi wongere wibuke ko Imana ari umubyeyi ukwitaho, ari umubyeyi ugukunda, ari umubyeyi ugushakira ineza, wifuza kukugirira neza,
hari ibintu bimwe na bimwe mu buzima ushobora gucamo ukabona bitari kugenda neza, ariko ujye wibuka ko Imana ikuri hafi, ko Imana iravuga ngo when the time is right I the Lord will make it happen. Muri Yesaya iravuga igihe nawe ari igihe cya nyacyo njyewe Imana nzatuma biba. Wicika intege, komeza ukurikira Imana. Icyo cyaha urimo uri kurwana nacyo uyu munsi iyemeze kukireka, uyu munsi iyemeze kongera kureba mu maso y'Imana. Yego nibyo waraguye wagiye kure, ariko Imana iracyagufitiye icyizere, Imana iracyagushaka, kandi impamvu izakubabarira izaguha izo mbabazi ni ukubera ko yifuza kukugirira neza. Kandi nanone impamvu ikugirire imbabazi, niba ari cyo wibaza impamvu yakubabarira kandi uri umunyabyaha, wibuke ko ivuga ngo impamvu ikugirire imbabazi ni kugira ngo izina ryayo rizamurwe, ni ukugira ngo ishyirwe hejuru. Izo mpamvu ebyiri zikubera impamvu ziri butume uyu munsi wongera ugahindukira ukava mu byaha ugakurikira umwami Yesu, ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, ugakurikira inzira akujyanamo, kandi ugasaba Mwuka Wera we akaguhoraho, akakuyobora buri munsi, akagufasha gufata imyanzuro no kugenda mu nzira igana ku Mana. Reka dusenge twiyaturiraho ibi bintu, kandi Uwiteka ko ari Imana nziza abitugirire. Yaravuze ngo icyo abantu bazasaba bizeye bakagisaba mu izina rya Yesu bazagihabwa. Na Yesu ubwe yaratubwiye ngo icyo muzasaba mu izina ryanjye muzagihabwa. Kandi Imana ivuga ko aho babiri bateraniye iba hagati yabo. Njyewe nawe turahagije kugira dukore isengesho rigera ku Mana, kuko aho njye nawe turi Imana iri hagati yacu. Twabe Imana dusenga. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana igira neza, uri Imana nziza, izina ryawe rizamurwe, izina ryawe ni iry'icyubahiro. Mana uri Imana nziza, uhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe itarangira n'urukundo. Turagushimira ko uyu munsi watubyukije turi bazima, ukaduha amahirwe yo kongera kugaruka mu buzima kugira twongere tugerageze inzira wadushizemo. Mana, kuba tukiri bazima si uko dufite icyo turusha abagiye, ahubwo ni uko dufite umugambi wawe. Mana, umugambi wawe uburyo bwonyine ushobora kugenda neza ni uko wowe wabidufashamo. Turagusaba imbabazi ku byaha byacu, wavuze ngo impamvu uzatubabarira ni ukubera ko wifuza kutugirira neza. Mana, turabizi ko imigambi yawe ku buzima bwacu ari imigambi myiza yo kutugirira neza. Tugirire neza, utubabarire ibyaha byacu. Mana, kandi wavuze ko impamvu uzabikora ari ukugira ngo ushyirwe hejuru. Mana, tugushyize hejuru kubera ko utubabariye. Turabyizeye ko utubabariye, turabyizeye kuko tubisabye twizeye, kandi watubwiye nitugusaba twizeye uzaduha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Mana, tubabarire. Mana, twetse ubuzima bundi bushyashya dutangiye nyuma yo kwihana. Ukomeze ugendane natwe, wohereze Mwuka Wera atuyobore, atuganishe ku nzira ikuganaho, kandi ubashe kutugirira neza. Uturinde imitego y'umwanzi, uturinde ibirangaza, uturinde gusubira inyuma mu nzira y'ibyaha. Kuri Imana nziza, izina ryawe rikomeze rizamurwe, rihabwe icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.